Reka ngusuze kandi nkwifurize no kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Ni karibu cyane hano kuri Ineba TV. Ni karibu rero ku nkuru nziza cyane y'urukundo tugiye kukugezaho. Nta gushidikanya ndizera ko nawe rwose uri buyikunde. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiriye ahantu hamwe. Hari umusore urimo yumva umuziki ari nako yikorera akazi ke. Afite courage nyinshi cyane, arishimye cyane rwose ku buryo ubona ko akazi ke agakora gakunze cyane. Arimo ariyogereza imodoka, mbese nyine ni umunamba niko kazi akora. Uwo musore urebye ku isura ubona ari umusore mwiza w'igihagararo ndetse w'ibigango. Amazina ye yitwa Lucas. Lucas ntiyijena mu kazi, aba afite morale kandi akazi ke agakora neza cyane. Bituma rero abantu benshi batandukanye bamugana ngo bamuhe akazi. Umukobwa umwe witwa Livia nawe yarangiwe n'inshuti ze aho Lucas akorera, nuko aragenda nawe ngo amwogereze imodoka. Livia koko yasanze ibyo bavugaga kuri Lucas ari byo. Rwose ibyo akora arabizi kandi abikora bikunze cyane. Livia rero nta handi yari akijyana imodoka ye usibye kwa Lucas. Livia yari afite umukunzi witwa Scott. Nawe rero yari yaramurangiye kwa Lucas, nuko bombi batangira kuba abakiriya ba Lucas gutya. Iteka niho bajyanaga imodoka zabo kugira ngo bazibatunganyirize. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi Livia yigeze kujyana imodoka ye kwa Lucas kugira ngo ayimutunganyirize, ariko umukunzi we Scott aramuhamagara aramubwira ngo amutegererezeyo ntahava ataraza. Nuko Lucas imodoka ya Livia amaze kuyitunganya aramubwira ati imodoka yawe nayirangije. Livia nawe aramubwira ati nta kibazo, reka mbe ndi hano ho gatoya ntegereze umukunzi wanjye Scott kuko yambwiye ko ari buhansanga. Nuko Livia akomeza guhagarara aho ngaho ategereje Scott, ariko ageze hararambirwa n'irungu ritangira kumwica. Nuko yegera Lucas ngo babe biganirira, dore ko Lucas muri ako kanya nta n'abakiriya yari afite. Nuko Livia na Lucas batangira kuganira gutyo. Nuko Livia abwira Lucas ati nakunze uburyo ukoramo akazi kawe ugakunze ufite n'ubushake, mu gihe bamwe bagafata nk'akazi gasuzuguritse kandi gaciriritse. Nuko Lucas aramubwira ati burya ntibazakubeshye, nta kazi na kamwe gasuzuguritse kabaho. Buriya gapfa kuba gatunze nyirako, buriya bene ko nibo bamenya agaciro kaba kabafitiye. Nuko Livia aramubwira ati nanjye nuko mbifata. Barakomeje baraganira. Nuko Livia aramubwira ati none se ubu ngubu nk'umuntu aramutse akuboneye akandi kazi kaguhemba amafaranga menshi cyane kurusha akangaka, nk'akazi ko mu biro, wenda ntabwo wagakora? Lucas ati hari ako wambonera se? Livia ati wenda si nonaha, ariko ngashatse ntago nakabura, kandi njyewe niyo ntakabona mfite abantu benshi bakomeye tuziranye batapfa kubura akazi. Rero mbishyizemo ubushake rwose nakakubonera mu gihe gitoya. Nuko Lucas aramubwira ati Livia warukoze cyane, ariko ako kazi ntabwo ngashaka, nzakomeza nibere umunamba. Livia aratangara cyane ati ntibishoboka, ni ukugakunda cyane se? Ntabwo wagize amahirwe yo kwiga se ku buryo wenda utekereza yuko akazi naba ngiye kugushakira kaba gakeneye umuntu ufite amashuri menshi? None se wenda hano hakura amafaranga menshi ku buryo wumva yuko ariho hantu honyine wakorera nta kandi kazi wakora? Ni ukubera icyo umbwiye yuko akazi nari ngiye kugushakira utagashaka? Nuko Lucas aramusubiza ati rwose amashuri mfite nubwo atari menshi cyane, ariko si na makeya cyane. Buriya nanarangije kaminuza. Urumva rero ko uramutse unshakiye akazi k'umuntu ufite amashuri ya kaminuza rwose ushobora kukambonera pe, ariko ntabwo bishaka, nyine byihorere. Livia ati ntabwo byumvikana, none se nyine ni ukubera icyo ushaka kwigumira ahangaha? Lucas aramubwira ati ibyo byihorere wibyibazaho byinshi, ni ibanga ryanjye. Livia aramubaza ati hari undi muntu uzi iryo banga ryawe? Lucas ati ntawe. Livia aramubwira ati none se sinjya numva bavuga ngo ibanga ni irya babiri? Ngaho rimenere biba ari ibanga ryanjye nawe, bigume hagati yanjye nawe. Lucas araseka, ntabwo yatekerezaga ko umukobwa mwiza nka Livia byongeye w'umuherwe gutyo yaba azi kuganira gutyo. Nuko Lucas aramubwira ati ndumva ushaka kubimenya cyane, ubanza ukunda kugira amatsiko. Livia aramubwira ati yego pe, mfite amatsiko yo kumenya impamvu udashaka kureka aka kazi kawe k'ubunamba. Nuko Lucas aramubwira ati kuba naraje kuba umunamba ni ibibazo bya famiye,
ababyeyi banjye bitabye Imana nkiri mutoya, nari ikinege iwacu, nta wundi muvandimwe nagiraga. Ababyeyi banjye rero bari abakire cyane. Bamaze kwitaba Imana rero uko mbyumva, kuko nyine njyewe sinari mpari, bamwe mu bo mu muryango yacu batangiye kurwanira kumfata ngo bandere, atari urundi rukundo, ari ukugira ngo barwanire iyo mitungo y'iwacu bayegukane. Nuko anko wanjye umwe byemezwa ko ari we ugomba kunjyana akandera. Akimara kumfata rero, imitungo y'iwacu yatangiye kuyisesagura uko yiboneye, arayirya, arayimara indi, arayigurisha, mbese ntiyagira na kimwe asigaza. Aho mariye gukura rero, yambwiye ko imitungo y'iwacu yose yashize, ko yayimaze ayigurisha ashaka amafaranga y'ishuri yanyishyuriye, mu myenda yanguriraga, no mu bindi bintu byose nyine umuntu akenera buri munsi. Ariko njyewe muri njye numvaga nta kintu na kimwe bimbwiye. Naravugaga nti n'ubundi ibyo ntibyari ibyanjye, ababyeyi banjye nibo babikoreye, nanjye nzakorera ibyanjye. Ariko anko wanjye we yagize ubwoba, agira ngo nzamuhemukira muhora kundira imitungo y'ababyeyi banjye akayimara. Aho ndangirije kaminuza rero, atangira kungendaho, atinya ko nzaba umuntu ukomeye nkamurenga nkamugirira nabi. Aho mbonye akazi hose akabijyamo bugacya banyirukana. Ni ibintu byinshi bidasobanutse byambagaho mu kazi nkabiberwa ibyo ari byo. Umwe mu nshuti ze rero karanyegera arambwira ati, anko wawe nushaka umugendere kure, si umuntu mwiza kuri wowe, ntabwo yifuza ko watera imbere, nta hantu na hamwe yifuza ko wagera. Arashaka nyine ko wari uri wa muntu wo hasi uciriritse, umuntu utazagira ikintu na kimwe yimarira, ibikubaho byose niwe uba ubiri inyuma. Rero sinabasha kugusobanurira ibyambagaho muri icyo gihe, nimba ari imyuka mibi yanterezaga, niba ari ibiki, nanjye byaranyobeye. Gusa nyine n'ibyo iyo nshuti ye yambwiye ntabwo nigeze wenda mbyemera ngo mvuge ngo nibyo 100%. Gusa aho ntangiye kurekera utwo tuzi twiza nabonaga nkatangira kwikorera utuzi duciriritse, nibwo natangiye kubona amahoro. Noneho aho ntangiye kuba umunamba ho, anko wanjye yatangiye kumbera inshuti rwose, atangira kujya ampamagara akanamvugisha, n'ubu rwose ari mu bakiriya banjye ntunganyiriza amamodoka. Ubu ngubu ni inshuti yanjye cyane, kandi mu gihe nkimeze neza mfite akazi keza, yanyangaga urunuka, nta nubwo yajyaga amvugisha. Rero nabonye yuko koko icyo ashaka ari uko mba umuntu wo hasi uciriritse. Nabonye ari byo bintu bimushimisha. Nabonye ashimishwa nuko n'ubundi nyine nahora ndi wa muntu wo hasi uhora umutegeye amaboko. Livia ubwo yari ateze amatwi yumva inkuru ya Lucas, nuko biramubabaza cyane, nuko aramubwira ati, uzakomeza uba umunamba ubuzima bwawe bwose kugira ngo ushimishe anko wawe? Lucas nuko aramubwira ati, nyine urumva sinashakaga guhangana nawe, gusa nyine ubu ndimo ndashaka uburyo nazigira hanze nkajya kwikomereza y'amashuri yanjye, ariko ndashaka kuzagenda atabizi, agashiduka naragiye akambura, akayoberwa irengero ryanjye, ntiyongere kumenya n'amakuru yanjye, akaba ariho ngenda nkatangira gufondera ubuzima bwanjye. Gusa nyine mu gihe ibyo ntekereza bitarakunda, nzakomeza kwikorera aka kazi kanjye, kuko n'ubundi ibyo nkenera mu buzima bwanjye bwa buri munsi kabasha kubimpa. Nuko Livia aramubwira ati, uri umwana mwiza Lucas, kuba utarigeze ugerageza guhangana n'anko wawe. Ubwo Livia na Lucas bakomeje kuganira, Scott nawe niko akomeje gutinya. Livia nyine aracyamutegereje. Bombi bahagaze hanze, we na Lucas, ariko hanze hatangiye kumera nabi, ikirere gitangiye no guhinduka. Livia nawe aho ahagaze atangiye kumva atameze neza, atangiye kubura stability. Ati, Lucas, tugende mbe nicaye mu modoka. Lucas aramubwira ati, bigenze gute Livia? Ndabona utameze neza. Lucas ahita agenda yiruka, afata igikote cye gishyuha cyane yajyaga yambara nimugoroba atashye, nuko arakizana arakimufubika. Lucas amaze kukimufubika aramubwira ati, none se urumva umeze ute? Nizere ko wenda imbeho ishize. Livia yari yambaye agakanzu gato cyane kamwegereye, katanafite amaboko, ubona rwose ko mu mbeho nta kintu na kimwe kari karimo kumumarira. Nuko Livia ntiyagira ikintu na kimwe asubiza Lucas. Lucas akomeza kumwitegereza mu maso, amurebye abona Livia ntameze neza na gato, kandi ari gukomeza kurushaho kumera nabi. Guhumeka biramugoye. Livia ari kumva mu gatuza hameze nk'ahahambiriye imigozi, atangiye no gusemeka. Mu maso hatangiye kuzengamo amarira kubera kurwana no guhumeka.
Lucas ubwoba buramwica ati reka twihute mujyane vuba vuba mugeze kwa muganga. Livia aramubwira ati oya Lucas, ntunjyane kwa muganga ahubwo njyana mu rugo, bafite imiti myinshi ya asima y'amasupureyi atandukanye, ni imiti nipuriza kirizi igahita irangira. Nuko Lucas aramubwira ati ntibishoboka, sinshobora kujyana mu rugo umuntu umeze gutya, reka nihute ahubwo nshaka ibitaro biri hafi aha mugezeyo bagufashe byihuse. Lucas yaramujyanye amugeza ku bitaro byari hafi aho koko. Nuko Livia baramufasha vuba vuba, nyuma y'akanya gato rwose atangira kumera neza. Nuko bamuha ibitaro nko kumukorera observation gusa, bati turagusezerera nyuma y'amasaha makeya n'ubu umeze neza, nutagira ikindi kibazo wongera kugira. Scott nawe uko yakaje yageze hamwe Lucas akorera asanga Livia na Lucas bose ntabahari. Nuko biramucanga abaza undi musore wakoreraga aho ngaho, nuko amubaza ahantu Lucas yaba ari na Livia. Nuko aramubwira ati ntabwo mbizi, maze akanya ntari hano ariko ndimo nza. Lucas anyuze harimo imodoka yihuta cyane ariko simenya aho agiye. Nuko Scott aramubaza ati iyo modoka yari arimo imeze ite? Undi amushushanyiriza iyo modoka uko yari imeze. Nuko Scott neza neza yumva ni ya modoka ya Livia. Nuko Scott umujinya uramwica ati wabona umunamba atamuntwaye. Nuko ahita afata telefone ye n'uburakari bwinshi atangira guhamagara Livia ariko ntiyamwitaba. Nuko ahita abwira uwo musore ati ngaho mpa nimero ya Lucas muhamagare, ndumva Livia watarimo kumwitaba. Scott amaze kubona nimero ya Lucas yahise amuhamagara. Nuko Lucas nawe aramwitaba. Scott nta no kubanza kumwibwira no kumubaza amakuru cyangwa se ngo anamusuhuze, atangira kumutuka ati ariko wanjyanye hehe umukunzi wawe ushenzi? Lucas yumvise umuntu amuhamagara amutuka adasanzwe afite na nimero ye, ahita amukupa atubanza uyu nguyu ari umusinzi rwose. Nuko abwira Livia ati abantu b'iki gihe barasaze, nk'uyu nguyu ampamagaye antuka, njyewe narindi kumwe nawe aho yarari, ko numva mbwira nabi nkaho yasinze. Nuko Livia afata telefone ya Lucas yitegereza iyo nimero ye, agahinda karamwica ati hangane ndabona ari Scott umukunzi wanjye. Nuko Scott ahita yongera ahamagara Lucas. Livia ati wimwitaba kanze mwihamagarire ku yanjye. Nuko Livia afata telefone ye abona Scott yamuhamagaye inshuro utabara, ati none haranyica, ubu se ndamubwira ngo iki sindi bumukire. Nuko Lucas biramutangaza ati ko umukunzi wawe ashobora kuba yaraguhahamuye. Nuko Livia aramubwira ati Scott ni umunyamahane cyane, buri munsi turabishwanyira, ahora ambwira ngo arikosora yisubireho abe umuntu mwiza, ariko byaranze. Sindabona rwose ibyo ngibyo ansezeranya byo guhinduka akisubiraho abikora n'umunsi n'umwe, buri munsi aba ari wa wundi. Livia yahise afata telefone yahamagara Scott ati mbabarira uretse kumbwira nabi cyangwa se kuntonganya, mbanze ngusobanurire. Ati nagize crise ya asima nkiri hamwe Lucas akorera, nuko ahita mfata ngeza kwa muganga. Rero urumva nari meze nabi, sinari kubasha kukwitaba cyangwa se ngo nguhamagare. Scott arababara ati mukajya kwa muganga mutambwiye Livia? Livia aramubwira ati none se niki cyihutirwaga ari ukuguhamagara no kugera kwa muganga? Scott aramubwira ati ngaho mbwira ibitaro urimo nze mpagusange. Nuko Livia arahamubwira. Scott amaze kuhagera yageze aho Livia arwariye, nuko atangira kwitegereza aho hantu, umujinya utangira kumwica. Nuko atangira kubatonganya ati niko Livia, ibitaro nk'ibi kuba ubiryamyemo nta soni ufite, ibitaro bisa gutya, ahantu hari umwanda gutya, ubu se usibye njyewe hari undi muntu ushobora kubwira ko urwariye ahantu nk'aha koko? Baguseka rwose, ntugire n'uwo ubibwira, cyaba ari igisebo kuri twebwe. Nuko Lucas ati izina ry'ibitaro se rivuze iki? Icya mbere si uko bita ku murwayi agakira, nta nuko batagize rwose. Livia bamufashije ku buryo bugaragara, twageze hano ameze nabi cyane. Nuko Scott ahita areba Lucas naba ari imyuza ati ndanakurenganya, ku rwego uriho ubundi bindi bitaro wamenya birenze ibi ni ibihe? Lucas aramwihorera yanga kugira ikintu amusubiza. Nuko Scott na Livia batangira kuganira. Nuko Lucas abonye ko ashobora kuba ari kubabangamira adatuma baganira bisanzuye, ahita yisohokera bayigiriye hanze. Nuko Livia asigarana na Scott, ahita abwira umukunzi wababaye cyane ati ariko
ni ryari uzareka kwirata no gusuzugura busumba? Wakabaye ushimira Lucas ko yantabaye akanzana hano. Uzi umwanya maze ari ahangaha, uzi amafaranga aba amaze gukorera ukuntu yari kuba ari menshi. Ubu se ubundi ko umugaya ngo yanzanye ahantu haciriritse, iyo nyirukankana akanjyana kure ku bitaro byiza wita ibi VIP ariko akangezayo napfuye, nibyo byari kuba ari byiza? Nibyo byari kugushimisha? Rwose njyewe hano hantu yanzanye nta kibazo cyaho, nanahakunze cyane, numva buri gihe ariho nzajya mpora nza kwivuriza. Lucas yakoze anzana ahantu nk'aha, banyitayeho ku buryo bugaragara. Nuko Scott yumvisha ayo magambo y'ukuntu ari gushimagiza Lucas biramubabaza cyane. Nuko aramubwira ati ndumva Lucas yabaye intwari yawe, ngaho komeza umutake. Livia na Scott bakomeje kuganira. Lucas nawe ageze aha arongera arinjira. Scott akimukubita amaso ati ese uracyari hano? Nari nzi ko watashye, none se ko wafashije Livia ukamugeza hano ku bitaro kudataha? Niba wari utegereje ko ngushimira, ngaho wakoze, ngaho itahira. Lucas yahise asohoka nta n'irindi jambo arengejeho, ariko ageze hanze atekereza ukuntu agiye adasezeye kuri Livia. Aravuga ati reka mbanze ntegereze Scott abanza atahe, dore imodoka ye ngiriya iparitse, namara kugenda ndagenda mbanze nsezere kuri Livia, numve n'abaganga icyo banzuye, niba koko bagiye guhita bamusezerera cyangwa ari burare mu bitaro. Scott nawe aracyari aho ngaho, aracyari kumwe na Livia muri shambo. Livia yababaye cyane, asanzwe azi ko Scott yirata akanasuzugura abakene, ariko ibyo arimo gukorera Lucas ibyo byamurenze. Bari aho ngaho baganira, ariko Livia kubera umujinya amaze kugira, arumva yarakariye Scott cyane atagishoboye no kumuvugisha. Nuko aramubwira ati ibitotsi biranyishe, ndumva nshaka gusinzira. Ariko yaramubeshyaga, yagira ngo nibura Scott ava aho ngaho atahe, aguma ari aho ngaho wenyine, amuha umwanya rwose kuko yari yababajwe cyane n'imyitwarire ye. Nuko Scott aramubwira ati ni byiza niba wumva ushaka gusinzira, reka mbe ntashye, ubwo nibagusezerera uraza kumbwira nze kugutwara. Livia aramubwira ati nta kibazo rwose. Livia yahise yiyorosa cyane koko yigira nk'umuntu washakaga gusinzira. Scott nawe ntabwo yahise agenda, yamaze akanya gato aho ngaho ari kuri fone arimo yoherezamo mesaje. Akiri aho ngaho atarasohoka, abona muganga araje ati Livia ameze ate? Scott ati ameze neza, ndabona yari asinziriye. Muganga ati ndumva ari byiza, reka tumureke abanza aruhuke, nakanguka muratubwira twongere tuze tumusuzume turebe niba yataha. Livia yari yigize nkaho yasinziriye, ariko arimo kumva neza ibyo Scott na muganga barimo baganira. Nuko Scott ahita asubiza muganga ati none se kasigaye hano wenyine, ninde uri buze kubabwira ko yakangutse? Muganga ati ntibishoboka, kuki se mumusize hano wenyine? None se ntimubona ko akeneye umuntu umuri iruhande? Livia akeneye umuntu umuba hafi, umuntu umuganiriza, umuntu nyine umwitaho. Nyine akeneye kubona ko atari wenyine, nabyo bifasha umuntu koroherwa vuba. Scott araseka ati hanyuma se mwebwe abaganga mugakora iki? Erega ibyo nabyo biri mu nshingano zanyu, ariko kuki abaganga bo muri iyi minsi usanga bashaka guhunga inshingano zabo? Nimwe mugomba kwita ku murwayi, mukamenya ko yakarabye, mukamenya ko yariye, mukamenya ko yanyweye imiti, mukamenya ko yanasinziriye. Nta nubwo umurwaza aba ari ngombwa rwose. Niba rero ibyo mudashoboye kubikora kuri ibi bitaro byanyu biciriritse, mutubwire tumujyane ku bitaro byiza bigaragara, bari bushobore kumwitaho bakamukorera ibyo byose. Nuko muganga atangazwa n'ayo magambo ya Scott, aramubwira ati se ko numva uyu murwayi ushaka kumusiganira, ubundi mupfana iki? Scott ni umujinya mwinshi ati bishaka se kuvuga ko ndi kumusiganira? Kumbaza se kandi icyo dupfana ubwo nabyo hari icyo biri buze kukumarira mu miti uri buze kumuha? Nuko muganga arumirwa, ni ubwa mbere yari abonye umusore uvuga nabi kuri urwo rwego. Nuko arakata arigendera. Lucas nawe aracyari hanze, aracyategereje ko Scott agenda, aracyarimo gucunga. Scott nawe niko akirimo aho ngaho imbere, yakomeje gukomeza kuvuga nabi. Scott abonye muganga agiye, nawe ahita yikatira, nuko arasohoka. Nuko agenda yigira mu modoka yarigendera. Lucas abonye Scott amaze kugenda ahita agaruka yirukanka, nuko ajya aho Livia yari arwariye. Nuko asanga Livia arimo kurira cyane, umwana arimo aravuza induru.
Muganga nawe yumvise induru ya Livia ahita akatarongera aragaruka atangira kumwihanganisha. Livia ararira cyane, nuko Lucas amubaza icyo abaye. Nuko Livia aramubwira ati nshobora kuba ndi ikibazo mu bantu. Scott nshobora kuba ntangiye kumubera umutwaro kubera amagambo numvisha avuga asa nkaho atangiye kunsiganira. Nshobora kuba ndi ikibazo kuri we nkaba ntabizi. Nuko Lucas aramubwira ati hangane, erega buriya ashobora kuba abivuze atari uko abona ko umurambire, ahubwo nabonye ari umwirasi cyane. Ashobora kuba azi ko amafaranga afite ariyo agomba gukora byose. Rero ihangane kandi ntumuраkarire. Livia yakomeje kurira cyane, nuko ahita yongera agira crise ikomeye kurusha na mbere kubera n'izo emosiyo zose yari amaze kugira. Lucas noneho yabonye birushije na mbere gukomera, nuko ubwoba buramwica. Areba muri telefone ya Livia, arebamo nimero ya mama Livia, nuko aramuhamagara. Nuko aramubwira ati Livia ameze nabi cyane, ari hano kwa muganga, gerageza uze umurebe. Nuko mama Livia amubaza ibitaro baherereyeho, nuko Lucas arahamurangira. Mama Livia yageze kuri gate y'ibitaro, Lucas yahise agenda nuko ajya kumureba kugira ngo aze amwereke ahantu Livia arwariye. Barimo baza berekeza aho Livia arwariye, mama Livia yabwiye Lucas ati urakoze kubimbwira. Livia rwose igihe cyose ararwara akicecekera, aba yanga kumbwira ko arwaye ngo ntahangayika nkishinza amakosa, kuko iriya ndwara arwaye ni njyewe yayikuyeho, nanjye ndi umwasimatike. Rero aba ashaka kunyereka ko igihe cyose ameze neza, kakomeye, nta kibazo na kimwe yagize, kugira ngo ntishinje ibyaha, kandi ni ukuri njye nta kibazo na kimwe mbifiteho. Yego kera narababaraga nkavuga nti iyo ataba njyewe umwana wanjye ntiyari kuvukana ikibazo nka kiriya ngo ankurikize, ariko se nyine ko byarangije kuba twabihinduraho iki? Iriya ni indwara umuntu ashobora kubana nayo ubuzima bwe bwose. Hari n'igihe rwose mara imyaka myinshi cyane nta crise. Nuko Lucas aramubwira ati noneho ubu ngubu Livia ari bundakarire ko nabikubwiye. Nuko mama Livia aramubwira ati wigira ubwoba, humura, nakurakarira ndagusabira imbabazi, ahubwo wakoze cyane. Si byiza ko umwana yajya arwara akajya mu bitaro umuryango we utabizi utanabimenye. Ndabizi ubu ngubu nta kintu na kimwe yari kumbwira, bari kurinda bamusezerera ntabizi. Baragiye bagera aho Livia arwariye basanga atangiye kongera kumera neza, atangiye koroherwa. Nuko Livia ashimira Lucas imbere ya mama we ko yamufashije akamugeza kwa muganga, akaba yanze no kumuva iruhande kugeza magingo ayo. Mama Livia nawe aramushimira ati nabonye ari umuntu mwiza rwose. Bagumye aho ngaho amasaha makeya, nuko Livia baza no kumusezerera. Nuko bahita babwira Lucas ngo naze batahane bamugeze iwe. Baramutahanye bamugeza ahantu Lucas yabaga. Hari ahantu muri karitsiye mbi rwose, karitsiye iciriritse irimo utuzu dutoya cyane duteye isoni, ariko Lucas ntiyaterwa isoni no kubereka aho ataha. Nuko abatungira urutoki ku kazu gatoya cyane kabi ati ngaha ari aho ntaha, ubu njyewe ngeze iwanjye. Nuko Lucas avamo arigendera, Livia na mama we bakomeza urugendo. Nuko mama Livia n'umukobwa we bakomeza urugendo, ariko ubona rwose yatangariye ahantu Lucas ataha. Livia yageze mu rugo, nuko agumayo iminsi mike yarabanza arakira neza, ntiyahita asubira mu kazi. Amaze gukira n'ubundi yakundaga kujya kureba Lucas ngo amwogereze imodoka, yaba yanduye yaba itanduye. Hari n'igihe Lucas yaburaga ikintu na kimwe cyo kuyikorera, ariko agapfa kuyoza ati buriya Livia akunda isuku cyane. Ariko Livia nta kindi cyabaga kimuzanye, yabaga agira ngo nibura abonane na Lucas banavugane. Lucas nawe yari asigaye akunda Livia cyane ku buryo budasanzwe, ariko akarwana no kubimuhisha. Rimwe Livia yarahanyuze, Lucas amaze kumutunganyiriza imodoka, nuko aramubwira ati mbabarira unjyane ungeze mu rugo rwose, niriwe mu kazi kenshi cyane ndananiwe, ndumva mfite isereri n'umutwe ukundya rwose, mbabarira untware ungeze mu rugo. Ariko yaramubeshyaga, nta kibazo na kimwe yari afite, yagira ngo nibura amujyane bagende baganira mu modoka banamarana akanya. Lucas nawe arabimwemerera ati nta kibazo reka nkugezeyo. Yaramujyanye, amugejejeyo Lucas yitegereje iwabo wa Livia nuko arumirwa ati mbega ahantu
nk'ubu koko hari irindi juru aba bantu bakeneye, byanze bikunze n'aho paradizo tubwirwa yaba nziza ntiyarusha ubwiza aha hantu, mbega abakire. Lucas amaze kuhamugeza yahise amusezeraho ati reka ngende. Livia nawe ati hoya ntabwo wagenda udasuhuje mama, mama wanjye arahari kandi abimenye ko wageze hano ntumusuhuze byamubabaza. Lucas ati ntacyo reka ninjire musuhuze ariko ndahita ngenda. Lucas noneho yinjiye no mu nzu yarumiwe yaratangaye cyane, nubwo yabonaga Livia ari umukire n'iwaba ari mu bakire ariko ntabwo yatekerezaga yuko baba bari abakire kuri urwo rwego. Byaramurenze nuko arumirwa. Byamaze akanya gatoya amaze gusuhuza mama Livia, bamaze no kuganiraho gatoya nuko arabasezera nuko arataha. Livia aramuherekeza ngo amugeze hanze, bageze hanze bakubitana na wa mukunzi we Scott. Nuko Scott abonye noneho ko Lucas avuye aho ngaho mu rugo kwa Livia arumirwa ati none se asigaza no kukureba mu rugo iwanyu, siko ibintu byafashe indi ntera. Livia aramubwira ati ese ibyo byose urabivuga kugira ngo bigende bite? Ubundi uje hano gukora iki? Urashaka iki? Ko njye nawe twatandukanye tutagikundana, ko nakubwiye ngo umpe amahoro nikomereze ubuzima bwanjye nawe ukomeze ubuzima bwawe, uranshaka iki? Natangiye ubuzima bushya rwose, menya yuko nta mwanya ugifite mu mutima wanjye. Scott ati noneho uyu niwe wansimbuye? Livia ati bibaye ari byo se bwo wakora iki? Scott umujinya uramwica. Lucas nawe arigendera asiga aho ngaho Livia na Scott. Lucas yaragiye ageze iwe atangira gutekereza ku kuntu akunda Livia, n'ukuntu rwose ari umukobwa badafite ahantu na hamwe bahuriye, n'ukuntu amaze kubona ukuntu waba ari mu baherwe. Aravuga ati uyu nguyu nta hantu na hamwe tuzongera twahurira rwose, nta hantu na hamwe nshobora guhurira nawe ndimo ndiruka inyuma y'umuyaga. Nuko atangira gutekereza ati ese ubu ukora iki kugira ngo Livia mbashe kumwikuramo? Umunsi ku munsi niko ndushaho kumukunda, uko ndushaho kumumenya no kumenya ukuntu ari umuntu mwiza niko n'urukundo mukunda rurushaho kwiyongera. Lucas atangira gutekereza ati ubu ndakora iki koko? Ubu ndabigenza nte? Kuriya mukobwa atankwiriye, ko atakunda umuntu nkanjye. Ndumva rwose urukundo mukunda rugiye kunsaza, aho kugira ngo rero nzasare nk'umutwe kandi mbibona neza ko Livia adashobora kunkunda, ngiye kwimura iseta yanjye. Nta muntu n'umwe nzabwira ahantu ngiye kwimukira, na nimero ya telefone ngiye gukoresha nshyashya nta muntu nzayibwira, ku buryo wenda Livia nihashira igihe kinini tutabonana nzamwikuramo nkamwibagirwa burundu nkamwibagirwa. Koko Lucas bwakeye yimuka, nuko ntiyagira umuntu n'umwe abwira. Nta muntu n'umwe yabwiye aho hantu agiye gukorera, na nimero ya telefone yahinduye umuntu yabibwiye wenyine ni mubyara we wo kwa wa muhako we wamureze, kuko niwe yafataga nk'umuvandimwe we. Lucas yaragiye akomeza akazi ke nk'ibisanzwe, n'ubundi yikomereza akazi nk'ako yakoraga, ariko none hashyira imbaraga mu gushaka ibyangombwa no gushakisha scholarship ngo yigire hanze ajye gukomeza amashuri ye nk'uko yabitekerezaga kuva kera. Livia nawe nk'ibisanzwe yaje kureba Lucas ariko ntiyamubona, abaza wa musore bakoranaga ariko yumva nawe adaheruka kumubona kandi nta n'amakuru yafite. Nuko amubwira ko telefone ya Lucas yayigerageje inshuro nyinshi ikanga. Bombi barongera baragerageza ngo bumve ko byakunda ariko biranga. Livia atangira guhangayika, nuko atangira kwibaza ahantu Lucas yaba yaragiye, atangira kubaririza mu bantu bose yaba azi ariko abura amakuru ye neza neza. Livia yabonye abuze Lucas burundu, nuko atangira kwishinja amakosa, atangira kwishinja ibyaha ati ubu ngubu impamvu Lucas yabuze ndayizi, yangaga ko nakomeza kumubera umutwaro. Buriya yagiye kure yanjye ngo ntazongera kumurushya, ngo nanjyane kwa muganga, ngaho ngo nancyure ngo nagize amakrize n'ibindi byose. Buriya Lucas yabonye ndi umuntu wazajya muramutera stress. Nuko Livia atangira kwiheba, atangira no kubaho nk'uwiyahura. Inama z'abaganga zose arazireka, yakumva agiye kugira krize ntiyifubike, imiti ntayifate. Nyina agahora amuganiriza atari ko ni iki ko nsigaye mbona ubuzima nta kintu na kimwe bukubwiye, byagenze biti? Livia akamubwira ati mama, aho kubaho uri umutwaro ku bantu wapfa bikagira inzira. Nyina ati se kandi ninde wabereye umutwaro? Reba ukuntu umaze kunanuka,
ntukirya, ntukiyitaho, byagenze bite? Ko ndi mama wawe, ko hano mu rugo nta wundi muntu ubereye umutwaro, ninde koko wakubwiye ko umubereye umutwaro nibura ngo tumusange tumuganirize? Livia akarira ati mama, aho gukomeza kubaho umutima wanjye ushavuye gutya napfa bikarangira. Mama Livia yatangiye kuba hafi y'umukobwa we kuko yatekerezaga ko ashobora no kwiyahura. Livia atangira kujya agira crise zidashira, rimwe rero agira crise ikomeye cyane ku buryo byari biteye ubwoba, nuko bamujyana ku bitaro. Lucas nawe ubwo ngubwo ibyangombwa yari amaze kubibona, n'ishuri yararibonye rwose ryiza cyane ahantu yifuzaga kwiga. Haburaga iminsi 3 yonyine ngo agende, ngo ajye gushaka ubuzima, yitangirira ubuzima bushya. Nuko biramushimisha cyane ati ngiye kujya kure yanko wanjye uhora undwanaho utanshakira ibyiza. Mbere y'uko agenda ariko yatekereje ku mukobwa yakunze Livia kandi agikomeje gukunda. Nuko atangira kumwandikira ibaruwa ngo amumenyeshe yuko nyine yigendeye. Nuko aratangira aramwandikira ati ndagukunda Livia, sinzi n'uburyo nabigusobanuriramo, ariko ubanza narakoze ibintu by'ubusazi kuko nagukunze ntabikwiye. Urukundo rushira isoni n'ubwoba koko, njyewe nyakatsi sinakabaye nkunda umukobwa nkawe, ariko nyine byarabaye, kandi niba wumva ari n'ikosa nakoze, nsabye imbabazi rwose umbabarire, kandi ngusabye imbabazi ko hashize n'igihe utazi aho nagiye, sinabikubwiye, ariko nari naragiye kure yawe ngo ndebe ko nabyikuramo nkareka kugukunda no kugutekereza, ariko byaranze, na n'ubu ndacyagukunda. Nk'uko nabikubwiye rero, ngiye hanze ngiye kwiga, umutima wanze kugenda ntakubwiye ko ngukunda, byananiye, wenda ningaruka hari ubwo tuzongera tukabonana, ndagukunda Livia. Nuko iyo lettre akimara kuyandika arahaguruka ajya kureba wa musore bakoreraga hamwe, ati Livia nagaruka hano uzamumpera iyi lettre, ati kandi nanone nubona atinze cyane wenda ukabona hashize igihe kinini ataje, reka nkuha adresse z'iwabo uzagenda uyimukirira uyimumpere. Nuko Lucas arigendera. Akiva aho ngaho wa mubyara we wo kwa oncle we yaramuhamagaye ati ese uri hehe Lucas? Undi ati ndi mu rugo. Nuko undi aramubwira ati none se ntiwamenye ibyabaye? Banguka vuba vuba hano kwa muganga, papa ameze nabi cyane, twamusanze aryamye ameze nk'aho atarimo guhumeka, sinzi niba n'abaganga hari icyo bari bubashe kumufasha. Lucas yagiye yihuta cyane ku bitaro, umubyara we yari amurangiye. Nuko Lucas agerayo ariko n'ubundi asanga se wabo byarangiye, baramubwira ngo yazize urupfu rutunguranye. Lucas n'abandi bana bose bo kwa uncle we bari aho ngaho, bahari akanya gatoya, bahagaze aho ngaho, bamwe bari kurira. Nawe nyine urabyumva ahantu habaye ibyago ukuntu abantu baba bameze. Lucas ahagaze aho ngaho n'abo bavandimwe be yagiye kubona, nuko abona mama Livia amuciyeho. Mama Livia ahita amukubita amaso, nuko aramubwira ati Lucas. Lucas nawe aramwitaba, undi nawe aramusuhuza. Nuko Lucas ahita agenda yihuta nyine akomezanya na mama Livia, batangira kuganira. Nuko mama Livia ati none se ko ntaguheruka amakuru yawe? Nuko Lucas aramubwira ati amakuru yanjye ni meza. Nuko mama Livia aramubwira ati Livia akarwara ntunamusure, ukaba uri hano rwose utaje no kumusuhuza, byagenze bite, mwapfuye iki? Nuko Lucas aramubwira ati Livia yararwaye? Mama Livia ati yego rwose ari na hano mu bitaro. Nuko Lucas aramubwira ati ntabwo ibyo bintu nigeze mbimenya. Mama Livia ati ngaho rero ngwino ubanze umusuhuze. Lucas abwira abavandimwe bati munyihanganire gatoya ndaje. Mama Livia na Lucas baragiye binjira aho Livia yararwariye. Livia atangirira kurira cyane ati ntibishoboka, Lucas umukuye hehe mama? Nuko mama Livia aramubwira ati none se bigenze gute ko umubona ukarira, mwapfuye iki se? None se ntabwo washakaga kongera kumubona? Livia ati mama ntabwo nzi ikintu nagusobanurira, Lucas nari naramubuze, nari nzi ko ntazongera no kumubona.
nuko batangira kuganira. Livia ati Lucas wabaga hehe koko, none se wari waragiye? Gusa reka nkwisabira ikintu kimwe, ndakwinginze ntuzongere kunsiga cyangwa se ngo ugire ahandi hantu ujya utambwiye. Lucas akimara kumva ayo magambo biramucanga abura n'icyo avuga. Mama Livia nawe arumirwa abura ikintu arenzaho. Nuko Lucas ataragira ikintu avuga, wa muvandimwe we ahita amuhamagara, nuko aramubwira ati ese uri hehe? Abantu twese ni wowe dutegereje, twakubuze ngo uze tugende tujye gupanga gahunda zo guherekeza umusaza. Ubwo Lucas ibyo yavuganaga n'uwo muvandimwe we Livia na mama we barabyumvaga, nuko bahita bamubaza bati none se ninde witabye Imana? Lucas aravuga ati ni wa muwako wanjye nakubwiraga Livia. Livia ati ese ubu nkwihanganishe cyangwa mbyishimire nserebure ukuntu yari yarakuzengereje yaragutesheje umutwe? Ese abantu bagiye bareka kurwanira iby'isi bakamenya yuko ari intizanyo, ubu ngubu koko ntahise agenda aka kanya ntabisize? Lucas aramubwira ati reka kuvuga gutyo Livia, uko biri kose ariko yari nk'umubyeyi wanjye, yarandeze ntiyanjugunye ngo imbwa zindye ubwo ntari nkiri umwana mutoya. Nubwo yampemukiye ariko yarandeze ndakura, naho imitungo yo nzashaka iyanjye, icya mbere ni ubuzima. Nuko Livia aramubwira ati ukuntu wigirira umutima mwiza gusa. Mama Livia nawe ati ariko njyewe ubwo murimo murangurisha. Livia ati ni inkuru ndende mama, nzabikubwira. Nuko Lucas ati murumva rero ko barimo kumpamagara, reka ngende. Livia ati hoya ntago wahita ugenda byihuse gutya. Lucas atari kurumva ko bantegereje. Mama Livia ati nagende, adatinze abandi wenda araza kugaruka. Nuko Lucas arabasezera basigira nimero asigaye akoresha, ati turaza kuvugana. Mama Livia ati mukomeze kwihangana. Livia yasigaye aho ngaho atangira kurira nanone. Nyina ati none se bite kandi ubaye iki se? Livia ati ntacyo mama. Mama wararakara ati ariko kucyumisha nkaho ntari mama wawe, ubona nta kugira inama, ubona nakumenera ibanga, ubona menya ibyawe naguseka. Niki mwana wanjye ubaye iki koko? Livia ati mama nimbikubwira ntuseke, ntunandenganye kandi ntundakarire cyangwa ngo untonganye. Mama Livia ati humura rwose mbwira. Livia ati mama ubu kundeba uku nkunda Lucas n'umutima wanjye wose, kumera gutya kose nuko nari maze iminsi naramubuze, narabuze irengero rye. Natekerezaga ko yagiye ntazongera no kumubona. Numvaga nyine yararambiwe umukobwa nkanjye uhorana amakrize nk'aya ngaya, yararambiwe rwose stress zanjye. None ariko uko mubonye ndabona naramurenganyaga. Lucas agira umutima mwiza cyane, ntago yakora ibintu nk'ibyo ngo arenganyirize umuntu uburwayi bwe. Livia arakomeza atari kunkoza ubuswa bukomeye cyane. Ubundi nari naravuze ko umunsi nzongera kuboneraho Lucas nzahita mubwira ko mukunda kugira ngo atazongera kunshika nta kintu na kimwe mvuze. None reba ibibaye, agiye nta jambo mubwiye, rwose ubu ngubu ndimo ndabyicuza. Nuko Mama Livia aramubwira ati ariko ntukasare ngugeze aho ngaho, uratinyuka ukanatekereza ibyo bintu. Umuntu yigiriye ibyago, yabuze umuntu yafataga nk'umubyeyi we, nawe ugahita uhuruduka uti ndagukunda. Rwose ibyo ukoze nibyo, tegereza mwihorere uzabimubwira wenda barangije nko gukurikira. Mama Livia arakomeza ati none se ubundi muri iki gihe ko mbona abakobwa namwe musigaye mubwira abahungu ko mubakunda, wowe kuki utamubwiye ko umukunda mbere hose aho kugira ngo umere uko nguko urinde umere uko? Kuki utabivuze? N'ubundi rwose usa n'utariho, uzabimubwira uruhuka ubona amahoro. Nuko Livia arishima cyane ati mama koko nta kibazo ubibonamo ndamutse nkundanye n'umusore w'umukene kuriya, uribuka ahantu ariko ataha mama? Mama Livia ati ubukire bwa mbere ni umutima w'umuntu, ni mu mutwe he n'ibitekerezo afite. None se kutakomezanyije na Scott kandi ari umuherwe? Rero ibyo ngibyo urimo ukora ni rwo rukundo rwa nyarwo. Gukunda umuntu nta kintu na kimwe umukurikiyeho, kari uko gusa nyine umutima wawe umukunzi ukumva uramwishimiye, ukumva nyine nta wundi muntu wamusimbura. Nuko Mama
Livia arakomeza aramubwira ati uriya musore ariko naranamwitegereje mbona yaba ari umuntu muzima niba atari bimwe by'abantu b'iki gihe byo kwiyoberekanya. Ati gusa ariko ikibazo kizaba papa wawe we sinzi ko rwose azabyemera ariko nzagerageza mbimwumvishe. Nuko Livia araseka ati ariko mama uzi ko urimo kunsetsa, uzi ko umaze gukonfirima ko njyewe na Lucas dukundana, ubundi subwirwa n'iki yuko wazemera kunkunda? Nimubwira ko mukunda se akampakanira. Gusa sinzi ko ibyo bintu nibiramuka bibaye sinzi ahantu nzajya pe, ubanza nzipfira bikarangira. Nayo mpamvu mpora ntinya kumubwira ko mukunda. Mba ntekereza ko aramutse ampakaniye ntabasha kubisipota rwose. Bagumye aho ngaho kwa muganga, bageze aho barabasezerera nuko Livia asubira mu rugo. Kwa Lucas nabo bamaze guherekeza anko wabo, ubwo Lucas n'iminsi yo kugenda yari yegereje. Haburaga iminsi 3 yonyine ngo ajye kwiga hanze. Rya shuri rwose yari yararibonye. Ngira ngo uribuka ko imyiteguro yari ayimereye nabi, yaranandikiye lettre Livia yo kumusezeraho. Umunsi wo kugenda nyirizina ugeze, atangira kwitegura. Atekereza ukuntu cyagiye yasanze Livia kwa muganga. Livia akamubwira ati nsezeranya ko utazongera kunsiga cyangwa ngo ugire aho utambwiye. Nuko Lucas bitangira kumutesha umutwe, atangira kuvuga ati buriya se kubera iki Livia yambwiye ariya magambo? Ese Livia nawe yaba nkunda? Ese ubu wabona ntagiye kwibabariza umukunzi ngo ngiye kugenda hanze musige? Ese ubu ya lettre yo yamugezeho? Ese ubu nkora iki? Ese ubu mbere yo kugenda mbanze nce kwa Livia nuko musezere bigenze n'ikoko? Livia nawe uko ari iwabo yagiye kubona abona umuntu amuzaniye iyi lettre, nuko aramubwira ati iyi lettre ni iyawe. Nuko Livia araseka aranatangara cyane ati muri iki kinyejana koko ninde ucyandika amalettre nk'ayo? Nuko arayifata atangira kuyirebamo, nuko akuramo urwo rupapuro atangira kurusoma, abona ni Lucas wamwandikiye. Livia arasoma neza yitonze, ayirangiza amarira y'ibyishimo yamwishe yamwuzuye ku matama. Nuko ariko nanone arababara cyane kuko yari abonye ko Lucas yari arimo anamusezera amubwira ko agiye kujya hanze. Nuko Livia aravuga ati byanze bikunze ubu ngubu Lucas ntaragenda. Ahita afata telefone aramuhamagara vuba vuba, Lucas nawe aramwitaba. Nuko Livia aramubaza ati uri hehe Lucas? Mbabarira umbwira ahantu uri nze mpagusange, kandi mbabarira uhagume rwose ntiwave ntarakugeraho. Lucas amurangira ahantu asigaye atuye, nuko Livia nawe bidatinze amugeraho. Livia akimara kumugeraho yahise atangira kumuyambira cyane. Lucas nawe biramucanga, nuko ayoberwa ibibaye. Nuko Livia ahita atangira gusakuza ati nanjye ndagukunda cyane Lucas, ilettre yawe yangezeho namenye ko unkunda, nanjye niko bimeze ndetse nendaga no kubikwibwirira. Bombi batangira kurira amarira y'ibyishimo, bumvaga bameze nk'abari mu nzozi. Buri wese ku ruhande rwe yumvaga ko ibyo bintu bitapfa gushoboka. Lucas isaha yo kugenda nawe yarinze imugereraho, akibereye hamwe na Livia atazi n'ukuntu amasaha yihuse. Nuko Livia ahita amubaza ati none si byo kugenda bimeze bite? Nuko Lucas aramubwira ati hari ikintu kimwe wansabye cyagiye uri kwa muganga, nuko sinakubwira ko nyikwemereye cyangwa se ngo nguhakanire ko ntazagikora. Nuko Lucas aramubwira ati kuva uyu munsi n'iyi saha sinzongera kugusiga, ibyo kujya hanze nabiretse, ntago nzongera no kubitekereza. Nuko Livia arishima cyane, avuza induru arongera aramuyambira. Bagumye aho ngaho batangira kuganira, buri umwe abwira undi uburyo yamukunze akimubona ku nshuro ya mbere. Nuko Lucas akomeza kumubwira ukuntu yumvaga yahita amubwira ko amukunda, ariko nyine akagira imbogamizi z'uko ari umukene atekereza ko atamwemera. Livia nawe ati nanjye natekerezaga ko utanyemera kubera uburwayi bwanjye. Nuko Lucas aramubwira ati uko byamera kose ndagukunda, ubuzima waba urimo bwose ndagukunda, kandi niteguye kukuba hafi igihe cyose. Livia yagiye kubona bumwiriye atazi ukuntu bigenze, nuko asezera ku mukunzi we Lucas ati reka ntahe. Livia yaratashye ageze mu rugo n'ibyishimo byinshi rwose, arimo aseka ibintu nyina ataherukaga kumubonaho. Nuko nyina aramubwira ati nyamara uyu munsi hashobora kuba hari ukuntu byagenze, ubanza warikocoye kandi ndabona byatanze n'ikintu kizima.
nuko Livia araseka cyane ati mama reka nze nkwereke. Nuko Livia aragenda azana ya letre Lucas yari yamwandikiye ayereka mama we ati mama uzi ko burya na Lucas ankunda. Nuko mama we arishima cyane ko umwana we yongeye kubona ibyishimo bye mu buzima. Nuko mama we amaze gusoma iyo letre aramubwira ati se ko mbona none hagiye kwigendera, ko mbona yakwandikiye agusezera. Nuko Livia aramubwira ati byose byarangiye, Lucas yambwiye ko ntaho azajya rwose yabiretse yari bunagenda uyu munsi. Nuko mama Livia nawe biramushimisha ko umwana we yongeye kwishima. Livia na Lucas batangiye gukundana, urukundo rwabo rwose rutangira kumenyekana. Scott rero nawe yamenye iby'iyo nkuru ko noneho Livia akundana na Lucas ku buryo bweruye, maze biramubabaza cyane. Yegera papa Livia kuko n'ubundi bari inshuti, nuko aramubwira ati ese wamenye umukobwa wawe ashaka kukuzanira, wamenye umukwe yansimbuje? Nuko papa Livia aramubwira ati uwuhe mukwe se ko mperuka ari wowe mukundana, ko nzi ko ari wowe nzabashyingirana? Nuko Scott aramubwira ati ibyo biheruka kera cyane, njyewe na Livia twaratandukanye, afite agasore k'amafuti rwose yansimbuje. Nuko Scott ajyaho asebya Lucas cyane ukuntu ari umukene. Nuko abwira papa Livia ati ubinkundiye twagakura mu nzira, hanyuma njyewe na Livia rwose tukikomezanyiriza ukabimfashamo rwose. Nuko papa Livia aramubwira ati ndaza kubanza mbaganirize numve koko niba ibyo bintu ari byo. Papa Livia yaratashye n'umujinya mwinshi, ageze mu rugo atangira gusomera mama Livia ati ni gute utagira umukobwa wawe inama ugatuma akundana n'umunyagwa w'umutindi wo kudusebya? Mama Livia ati icyangombwa se si uko umwana wawe abaho yishimye. Rwose njyewe icyo nabonye cyo nuko Livia n'uwo musore bakundana, barakundana cyane rwose. None se ko mu minsi ishize wabonaga umukobwa wawe agiye gupfa yarashizemo, umwana yarahangayitse neza ubona nta buzima, n'iki se cyabimuteraga? Si uko uwo musore yari yarigendeye kure ye amuhunga nawe ngo aratinya gukundana n'umukobwa wo mu bakire? None se Livia ntiyongeye kumera neza aho uwo musore agarukiye bagatangira no gukundana? Niba ushakira umukobwa wawe amahoro, niba udashaka ko yiyahura, mureke yikundanire n'uwo yahisemo. Nuko papa Livia ati none se uwo musore uramuzi? Mama Livia ati rwose njyewe ndamuzi neza. Nuko papa Livia aramubwira ati niba umuzi ukaba warabonye ko ari umuntu muzima usibye wenda ubukene, nta kintu na kimwe bitwaye. Icyo nzira ni ba basore b'inzererezi b'imbobo baba bashaka gutesha umutwe abakobwa bo mu bakire babakurikiyeho ubutunzi gusa, bamara kubageza mu rugo bagatangira kubatesha umutwe. Nuko mama Livia aramubwira ati undi rwose ntago ari uko namubonye, ni umuntu muzima rwose nuko yihuriye na se wabo gito. Papa Livia ati ubwo ni ibyabo nyine nibakomeze bikundanira. Nuko aramubwira ati ariko namuzana nkabona ari amafuti, mwembi ntimuzankira. Mama Livia ati humura rwose ni umusore ushyitse ugaragara rwose, umusore ubona warezwe w'umwana mwiza, ndabizi ko nawe numubona uzamwishimira. Papa Livia bwarakeye ahamagara Scott ngo bahure baganire. Nuko Scott araza yipima icyara ati buriya umuti nawukoze, buriya intambara nayishoje mu rugo rwabo, buriya yatonganyije Livia, none buriya agiye kumbwira ko yamwemeje ko ari njyewe mukwe rwose. Nuko baragenda barahura batangira kuganira. Scott aramubwira ati bimeze bite se? Livia se wamwumvishije koko ko ari njyewe dukomeza gukundana? Byagenze bite? Cyangwa se wiyemeje ko kariya agasore tugakura mu nzira? Nuko papa Livia araseka ati harya wari wabyara sha? Scott ati maze nkabyara se ntubimenye? Papa Livia ati nubyara rero uzamenya neza ko umunezero wa mbere w'umubyeyi ari ukubona abo yabyaye bishimye banezerewe. Rero umukobwa wanjye niba umunezero we ari uwo musore akunda, kuki nabibabuza se? Kuki nababuza gukundana nkabuza umwana wanjye kunezerwa? Ibyo wambwiye rero ngo mbikugiremo rwose menya ko bitashoboka, ndaguhakanira. Singiye kuvutsa umunezero umwana wanjye, singiye kwihekura. Niba uwo musore bakundana ari umukene, nzabafasha biteza imbere, twese rega nta n'umwe n'ubundi wabuvukanye. Rero Scott mubwire neza kandi numva untege amatwi, nzagira ikintu na kimwe numva ko umwana wanjye yabaye cyangwa se uwo musore Lucas bakundana, ni wowe uzabibazwa. Ubwo utangiye kwivugisha ngo tugakure mu nzira ku gasore, uzambona
barebe wirebe sinzagire numva hari ikintu na kimwe babaye. N'ubundi uburyo mbonamo ukomeje gushakisha umukobwa wanjye nk'aho ari we Kampala, ntangiye kutakwizera. Genda ukunde n'abandi, abakobwa barahari. Scott umujinya waramwishe cyane nuko ararakara cyane ahita ahaguruka arigendera. Lucas nawe yakomeje gushaka akazi, noneho anko we wamubangamiraga ntiyari agihari. Nuko Papa Livia amusaba ko yamuha kampani imwe muzo yari afite akaba ari wihagararira, ariko Lucas arabyanga. Ati nanjye hari ibindi natangiye gukora kandi birimo biraza, ahubwo nzajya nkugisha inama nk'umuntu watangiye business imbere yanjye, nk'umuntu nyine ubifitemo ubunararibonye. Nuko Livia na Lucas barikundanira bibera mu munyenga w'urukundo, bikundaniraga urukundo nyarwo. Wabonaga buri umwe rwose yaravukiye gukunda undi. Ngiyo rero inkuru y'urukundo nyarukundo w'umukobwa w'umuherwe wikundiye umusore wo hasi cyane uciriritse rwose, bakikundanira urukundo ruziye ikizinga. Naha rero dusoreje inkuru yacu. Wakoze ko wabanye natwe, kora subscribe rero wowe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze ndagushimiye cyane. Imana ibarinde, tuzongere tubonane ubutaha mu nkuru nziza cyane nyinshi tugifitiye. Naho ubutaha.